morning everybody. Ni JB umusore wanyu JB. Abamuye n'umusaza hano wa Danje. Rasta. Meze bite se man? Mafado w'Ikigali. Eba ndasuhuza abanyarwanda twese muri rusange, nkasuhuza abakunzi b'umuziki wa reggae, nkasuhuza aba DJ bose aho bava bakagera, nkasuhuza abakanishi, nkasuhuza ingabo z'igihugu, abapolisi, ndetse twese muri rusange tukagira amahoro tuyakesha igihugu cyacu. Rasta. Bimeze bite? Turashima Imana kugeza isirangiye nta kibazo. Ye rero ndishimye mba excited kuva nahora nawe. Urabizi ko iminsi ishize twapanze kubonana ariko biranga. Ariko ubu ngubu sinzi ukuntu nabwo nari ndimo nitambukira mvuga ndi muri quartier, reka ndebe ukuntu muri quartier hiriwe, dore ni muri aya masaha ngize gutya mpa ndakubonye nawe uburantunguye. Nari ncomotse gato yansa nkugiye mu gapoze ka gato, ariko ubundi nari ndimo ndakanika, ndimo ndakora ibijyanye n'ibinyabiziga. Ariko nyene buduhuye n'ubundi nanjye nari mfite apeti yo kugira ngo tubonane, kuko ari wanyemereye uko uzajya ungeraho ukanganiriza kenshi nta kibazo. Iyi ni Icon Live Show. Tukaba rero twifuza kujya tugenda duhura n'abantu nk'aba ngaba ba Rasta, abantu babaye mu muziki, abantu babaye bafite ubuzima bwinshi Kigali, bafite ibyo bakora. Tukaba rero twifuzaga kumenya muri iyi minsi uherereye mu biki bitari akazi, ese umuziki konzi ko tuziranye ukina movies bimeze bite? Bijyanye na movies nabashije kuba mbihagaritseho gatoya, mbasha gushaka bitewe n'ikibazo twahuye nacyo cya COVID-19. Mbasha kuba mbihagaritsemo gake kugira ngo ndebe ko nakwiyegeranya, ubundi gukora mekanike bisanzwe rwose, abakiriya barangana kubera Imana. Ariko ubu tuvugana ndahamya ko movies ngomba kuzisubiramo, nkongera nkashaka n'imirongo. Nk'ubu mfite imirongo nshaka kuzasohora muri 2024. Harimo urushako, hakaba harimo teta, hakaba harimo papi yabyukanye na papa ye niko gutora ikapu y'amapawundi ntawe yapapuye. Urumva uwo mwana nta mujinya yigeze, nta n'ubugome, nta n'uburara. Nkaba mbasha kugira ngo izo ndirimbo nzazisohore ari indirimbo zigisha urubyiruko muri rusange, ndetse natwe abakuze tukazaza tureberaho nta kibazo. Rasta iyo mirongoze duhe kiboneza mvugo neza. Okay, muri rusange nabwiraga urubyiruko Rastafari nibashaka gushaka zashaka, bashatse babafashe gushaka, bo bashaka gushaka si ugushaka ahubwo no gushaka. Nkakora indirimbo zigiye zirimo ikintu kijyanye n'imvugo, kuko akenshi ngiye nikundira cyane reggae hip hop. Rasta big up kukaze man. Niko none se ibi bintu wabyinjiyemo urangiye tuziranye, nzi ukina filime uruka duhura twahure mu biryogo hari atari inyota, ari uri n'abavandimwe n'abasangira ngendo muramura. Iwacu no mu basangira ngendo Nyakabanda, rwa Rutabura, Gikondo, Kacyiru, ahantu hose mbese Kigali yose tubasha guhitinga dukoresheje hip hop no gushaka imvugo nziza zigisha urubyiruko muri rusange. Uyu mugabo rero mwumva abakurikiye Icon Live TV show, akaba ari umuntu w'umugabo nkuko mwumva, ni umuntu ufite urugo, ufite abana, akaba yubatse, akaba kandi akora ibijyanye na mekanike, ariko by'umwihariko akaba ari umuhanzi muri rap uteye ubwoba. N'ubwa mbere jewe naba nk'umuntu uri kuri Icon Live TV nakumva flow nk'izi ngize. Se hari indirimbo yose ufite wadukubitiraho muri aka kanya? Indirimbo ndayifite. Papi yabyukanye na papa we niko gupanga imipango yitwaje amapawundi, ariko nyine wumve ngo yatoye ya kapu y'amapawundi ntawe yapapuye, ni nabwo yahise akuramo ibipapa agapangamo imipango yo kubaka ibipango. Arahiye koko. Ahiye tuzahoza. Yewe Rastafari. Dore umuraperi umva ko bigenje. Barabigenza bate? Ariko umutipe witwa Mahoni Boni ujye umwibuka? Mahoni Boni ndamukunda, ndamwemera, ndamwibuka cyane, kuko mu bantu badutwigishije hip hop harimo Papson, ndamusuhuza nawe Rastafari, na Mahoni Boni ndamwibuka cyane. Ahubwo ubu mba numva nagendera ku mvugo nziza zabo basaza ba hip hop, bagenda bagira imvugo nziza zigisha urubyiruko. Nanjye ndamukunda Rastafari aho yaba ari hose. Mahoni Boni bityo gwese turamusuhuza. Suhuza Mahoni Boni neza byata. Haciye imyaka myinshi Mahoni Boni zuko yahoza akorana n'abatipe bo muri TFP, agenda azamuka, ariko abantu benshi bamukundiye kuri rap ye.
iriya rap yakwigishije iki? iriya rap yanyigishije gukunda umurimo, icyo nicyo cya mbere, ari nacyo ubu ngubu muri rusange ndi kurisha. Nkaba nkangurira n'urubyiruko rw'abanyarwanda twese ko tugomba gukoresha amaboko yacu, umutwe wacu, ubwenge bwacu Imana yaduhaye, kugira ngo dukunde umurimo nk'uko Mahoni Boni yabashije kudusobanurira neza icyiza cy'umurimo. None se Rasta, mu bijyanye na movie, nta movie urimo gutegura yenda gukinamo, cyangwa se nta n'abandi bantu bakora movie bari bakwaproachinga kugira ngo mubashe gukorana, kuko industry ya movie mu Rwanda irimo iragenda izamuka cyane ku kigero cyo hejuru, ku buryo ubona ko abantu benshi babyitabiriye. Ariko rero nkaba nibaza se Rasta we ibintu bye bigeze hatekereza iki kuri movie? Ikintu nabasha gutekereza kuri movie ntababeshye mbabwije ukuri, bitewe n'iki kibazo twahuye na kisi yose muri rusange cya COVID-19, nicyo cyatumye ubuzima bwacu ahanini bugenda busa nkaho bugiramo agatotsi. Ariko ikintu nabasha kubabwira cyo movie ubu inshuti, abavandimwe, abadiaspora, iki abantu tubasha gukorana bya hafi, babasha kunyumvisha neza ko ngomba kwihanganije ejo bundi bakankoresha amashoting ya movie nta kibazo. Rasta, hari abantu baba diaspora barimo bibaza mu bikorwa bya movie hano mu Rwanda. Yenda umuntu yavuga nka niyo nizera Judith, ni umuntu abantu urabizi ko yavuzwe mu rukundo n'umuhanzi witwa Safi Madiba. Niyo nizera Judith rero akaba ari umuntu uba muri Canada, ariko ubundi akaba ari umwana w'umunyarwandakazi ujya uteza abantu movie, guteza movie nyarwanda imbere. Hari n'abandi aba diaspora bari mu Bwongereza, bari muri Amerika, bari muri Australia. Abo bantu babasuhuza ukanabasaba ikijyanye na movie ko bagishyiraho ingufu, ariko cyane cyane unashimira niyo ntambwe nibura baba bateye kugira ngo bazamure movie industry y'u Rwanda. Murakoze cyane. Abo bantu muri rusange bose ndabasuhuza, kandi nkababwiza ukuri k'urubyiruko nkatwe ubu ngubu dufite amatsiko yo kubabona baje kuduteza imbere, kugira ngo u Rwanda rwacu ruzabashe kwinjira mu bintu bya movie nziza, ifite gahunda, ifite icyo yigisha abanyarwanda ndetse n'isi muri rusange. Ubu rero ndabasuhuza nta kibazo, mbabwira ni murakoze, mukomeze mugire courage zo kuduteza imbere. Ngiye rero ku giti cyane nk'umusanzu, iyi album yawe urimo gutegura, ngewe indirimbo 5 ndazemeye ko yako mfite uburyo, mfite studio itunganya umuziki, ndetse kandi urabona ko na Icon TV live show ihari. Ugomba rero kuba uri umuntu ukeneye gusohora ibyo bihangano bikurimo, kuko ukuntu numvise rap iri ahangaha, ahubwo nimba ufite akandi kantu wacishirizaho abantu tukumva uko bimeze. Okay, murakoze cyane. Ndifuza ko ababasha kuduteza imbere rwose ni karibu, nta kibazo kirimo, kandi natwe twanezerwa tukabasha guteza u Rwanda rwacu imbere. Imirongo y'irahari rwose ntago yabura. Nkaba mfite akarongo bita ngo mwana mutoya kura, mwana muto kura utiyenjeje, mwana muto kura utanduranyije, uzabashe kugendana n'abandi bantu neza mu ruhando rw'amahanga, nta numwe mwanduranyije. Ako nakababikira, ariko n'ubundi ndabizi neza Rasta. Ariko Rasta ibintu biri niko ko numva se wibanda ku ndirimbo zirimo ubutumwa, kuko akenshi abantu bari mu muziki muri ubu ngubu abakurikirana hafi batunenga ko abantu bari muri showbiz cyane cyane abahanzi indirimbo zabo ziba zitanditse, zitarimo ubutumwa bufatika. Wowe ko numva ikijyanye no kubaka societe ari cyo wimirije imbere, ibyo bintu bimeze bite? Murakoze cyane. Societe cyane niyo navutsemo, Rastafari Selassie. U Rwanda twese muri rusange nta n'umwe utaravutse muri societe kandi ifite discipline ibasha kwigisha ibyiza. Ni nayo mpamvu ngira ni u Rwanda rwacu ubu muri iki gihe tugezemo, impamvu mbyibandaho cyane nuko ruba rutwigisha ibyiza bifitiye amahanga akamaro, ndetse natwe ku bwacu n'imiryango tuzasiga ku isi niyo twabyaye ubu ngubu kugeza n'ubu, tukagira inyigisho dusiga nk'uko n'abandi bagabo bakomeye cyane harimo Gisa Fred bagiye badusigira gahunda nziza ubu tukiri kugenderaho uyu mwanya. Ese Rasta, ubu watubwira ahantu ukorera, aho ukorera ukarangira abantu aho bakorera ibyo ukora ubu ngubu, mu gihe gahunda y'ubuhanzi yo igikomeje, kuko ubuhanzi umuntu arabugendana, ariko mu buzima bwa buri munsi urumva ko ufite akandi kazi ubasha gukora, warangira ahantu abantu ukora ibyo ukora ibyo byari byo
ndetse ukaza no kubahereza adresse yawe yaba telefone aho bashobora kukubona, nimba ari abakoresha moto, nimba ari abakoresha imodoka, ukabarangira. murakoze cyane. Ubu tuvugana ndi kuri street ku muhanda wa Cafe do Nyakabanda, hano mu Nyakabanda nyine. Nkaba nkora akazi bita mekanike, nzi kuroviza moteri, nzi kureba ikibazo icyo ari cyo cyose ikinyabiziga cyahuye nacyo. Ariko ubu tuvugana rwose ndumva umuntu uwo ari we wese wanyena yansanga ahantu bita ku muhanda wa Cafe do Nyakabanda, ukaza uvuga uti ndashaka uwo bita Rasta Jamaica. Waba ufite ikibazo, waba ushaka inama, turi tayari twebwe kubafasha nk'abantu bafite icyo bagezaho abandi. Nese Rasta, ubu hari ikindi kintu tujya tubona, hari abantu urumva ko nkawe uri umuhanzi ariko ukaba unakora nako kazi kandi. Hari adufite rero abantu batajya bashaka kuba bakora imirimo itandukanye ndetse imirimo y'amaboko yabateza imbere, nkawe wababwira iki? Nabo rero muri rusange ntagiye kukubeshya papa, nduzi ko buri wese no mubyeyi wundi muri iki gihugu cyacu. Inama nabagira nuko bakora amaboko mu mufuka, ahubwo bikaba na byiza babashe kutwegera nkatwe tubasha kuba twarahawe ubumenyi buke bwo kuba bwatwabaho tutiyenjeje, twabakira tukabafasha, natwe tukabigisha uko bafunga isipana, tukababwira n'imibare yazo nta kibazo. Asante sana Rasta. Nizeye ko noneho ubutaha ndashaka ko tuza kuri tere ugahambura moteri ukongera ukayisubirana, ukatwereka uburyo ukora akazi, hanyuma tugakushakira abakiriya. Sawa, murakoze cyane, mubinshimishije. Nishimiye yuko nanjye mubashije kumpereza ubwo butumwa, nanjye nzaba ndi tayari kubereka uko boîte bayihambura, kilase, supapu, ibintu nk'ibyo ngibyo, uburyo batera silikona ukongera ugafunga injini ukayatsa ikaba yajya mu muhanda nta kibazo. Ako se abantu ko babitinya, ubundi bira bintu wabyinjiye mu Rasta, ko ugiye nkuzi uri umuntu w'umupampe, uri umuntu uri kumwe n'abantu b'abakongo, abo ngabo ba Mahoni Boni, muri mu mirongo, muri mu biki, mwiteza imbere, ubundi muteza imbere umuziki, ubundi ibi bintu byo gukanika wabyinjiye mute? Okay, murakoze cyane. Ukuntu naje kwinjira mu bintu bya mekanike, buriya u Rwanda rwacu rwadukanguriye kwihangira imirimo, rudukangurira no kwinjira mu myuga. Ubu tuvugana ndashima cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika wabashije gukangura umutwanye nkaba narize umwuga w'ubukanishi. Murakoze. Asante sana Rasta, ngomba kuza kugusura kuri tere ukatwereka uko bakora imodoka, uko bakora moto. Ibizi ko ibyo bari umwuga uteje abantu imbere muri iyi minsi kuva na kera, ariko rero ubwo ugomba kuza, tugomba kuza iwawe tukagusura. Sawa, murakoze cyane, ni karibu munsuhurize abashinzwe umutekano bose bo mu gihugu. Murakoze. Turi kumwe cyane.